Bana namwe nshuti bene data umuryango mugari, ndavuga abari mu Rwanda, ndavuga abari hirya no hino ku migabane itandukanye y'isi, mwebwe by'umwihariko mudukurikira kuri Isheni Ururembo TV. Ni Isheni tubabwira kenshi ku biganiro by'umuryango, ku biganiro by'abubatse ingo cyangwa se abitegura kurushinga. Twagiye tubona komanteri zanyu zitandukanye, ndetse niyo mpamvu uyu mwanya nongeye kugaruka, kandi nubwo ngarutse ntabwo ndi butinde. Ikiganiro ntabwo kiba kirekire, ni ikiganiro gitoya cyane nateguye nshingiye ariko kubambajije ikibazo gikomeye. Ambajije ikibazo gikomeye cyane, abagabo ndabasuhuje mu izina rya Yesu, ndetse namwe badamu namwe ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko nanone hari abajya bambwira ati abasilamu se twege kutadusuza mu ndamukanyo yacu. Abadamu b'abasilamu namwe ndabasuhuje, abagabo b'abasilamu niyo bavuga ngo nimbivuga nabi mu nkosore muri komanteri wa salamu alaykum. Sinzi niba mbivuze nabi, ariko ibyo ari byo byose ndabiyegereje. Mwese mbahaye ikaze ku iki kiganiro cy'umuryango. Rero ari abagabo muherutse kumbwira ati abagore baraturembeje, abagore baraturembeje badusuzugura, kandi twabakubita mukatufunga, ribi ikaba yahageze. Twakora iki ko abagore bakabije kudusuzugura, bakabikoresha nivuga ngo kandi leta yabashyize imbere? Ndagira ngo rero tubiganireho, ndagira ngo tubiganire icyo kintu. Harimo ko leta yabashyize imbere, niko mubyita. Abandi ati baradusuzugura tugashyirwa ko abakubise, kandi iyo tubakubise baduhamagarira ribu. Byagenda biti? Rero ndaje kugira ngo tuganire ku iki kintu, kandi nkuzaniye igisubizo gikomeye cyane. Ese wa mugabo nawe byaba bimeze gutya? Cyangwa niba rero bimeze gutyo, cyangwa niba bitameze gutyo, nawe watubwira ibanga ukoresha kugira ngo umugore mu by'ukuri ntagusuzugure, cyangwa se niba gusuzugura utubwire ibanga ukoresha kugira ngo urugendo rukomeze, kandi rukomeze mu mahoro, wenda utagiweho ni accident yo kuba wakubita umugore. Rero ndakwiyegereje. Niba ari ubwa mbere, reka nguhereze ikaze ukanda subscribe. Niko kazi nguhaye weho, kandi subscribe gusa. Hanyuma nanone ntureke gukora like ni ahantu, hari ahantu hari ishusho y'igikumwe, igikumwe uhakandeho like kugira ngo mungaragarize niba ibiganiro mubikunze. Niba ubikunze ntuhave rwose udakanze like. Share, ushobora gusharinga ahantu hatandukanye, abantu bikabagiraho mu magroup atandukanye, yaba ari ya WhatsApp, yaba ari ya Facebook, hose Instagram. Rwose ubisharinge bibagereho. Hanyuma komantiri yo ihora ikenewe, inama zawe nawe burya zirakenewe kubaho. Ese waba uri umugabo ukaba usuzugurwa n'umugore? Kwandikira tubwire, nushaka kunyure mu gikari cyangwa unyure public, ntacyo bitwaye, ibigufasha ari byo ukora. Hanyuma nanone niba weho bitakuriho ukoresha irihe banga, nayo komantiri yawe irakenewe. Hanyuma munsi y'iki kiganiro aba nimero zacu, aduhamagara, ukakwandikira kuri WhatsApp, nta kibazo, byose birashoboka. Hanyuma reka mbabwire ngo Imana ibahereze umugisha. Twinjireho mu kiganiro cy'umuryango, kwamaze kwinjira rwose, ariko reka nkuzengere nino sengesho kugira ngo ubashe kumva kurushaho iki kiganiro. Mana data wa twese, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ndagushimiye kuri Imana ifite imbaraga. Niwe watangije umuryango ndetse utangiriza mu ngobyi ya Edeni. Mwami urema umugabo, urema umugore, kuko warubonye ko bikwiriye ko umugabo adakwiye kuba wenyine. Muremera umufasha umukwiriye, ndetse Uwiteka Nyiringabo ubikora mu buryo butangaje. Ndasenze rero kubw'abanyumva, kubw'imiryango wahuje ikabiri mu ngo zayo, hari abagabo, hari abagore. Mana ubahereze imbaraga, kandi babone umugisha wawe. Wongere ubaganirize, kandi iki kiganiro bumva babashe kugira icyo bakuramo. Urakoze Mwami. Umwanya wose tugiye kumarana mutoya, ntaba ari nge, ahubwo ugaragarire muri nge, kandi nabo ugaragare muri bo. Ni mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Ndabiyegereje, kandi mbahereje ikaze inshuti zanjye, badamu inshuti zanjye, bagabo inshuti zanjye, mwese. Uyu mwanya rero ba bantu
bambajije, ariko namwe mutambajije mugiye kubyungukiramo cyane. Hari abambajije ati k'abagore bari kudusuzugura cyane, ndetse tukagibwaho n'ikibazo cy'uko dushobora kurambura amaboko tukabakubita. Ibi ngibi twakwitwara ute? Byagenda bite? Ese ni ikihe gihano nahanisha uyu mugore ko kitangeza kuri RIB? Ibi ngibi mwarabibajije, ariko reka ngusubize ikintu cya mbere ushobora gukoresha gishobora kugufasha mu gihe, ubwo ndabwira abagabo, ariko nawe mugore ushobora kubigenzura nawe ugasanga hari ikikureba kirimo. Niyo mpamvu atari ikiganiro gusa cy'umugabo kireba umugabo gusa, ahubwo kireba umuryango, kireba abantu bubatse ingo, ariko kikareba n'urubyiruko rugejeje imyaka nyine y'ubukure ushobora gushinga urugo. Nta kibazo nubyumva nawe ushobora kubikuramo inama zitandukanye. Rero mu gihe umugore agusuzugura cyane, ukabubona kandi kagasuzuguro kenshi cyane kuko gusuzugura birashoboka, ariko nanone hari igihe birenga urugero nk'uko mwagiye mubimbwira, bikarenga urugero, kwihangana bikakunanira. Niba rero udashoboye kwihangana, ugira umujinya mwinshi, reka nkubwire, kuko kino kiganiro kiri kumva abantu mwamenye Imana. Birashoboka ko wamenye Imana. Niba waramenye Imana uri kunyumva, okay, ni byiza cyane. Ariko nanone birashoboka ko uri kunyumva utaramenya Imana, utinjira no mu rusengero, utaregera winjira no mu rusengero. Nubwo kwinjira mu rusengero buriya sibyo bigaragaza ko wamenye Imana. Oya, wenda nuko ugendera ugiye mu iyo nzu bavugiramo Imana, ariko udafite Imana. Numva ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Bivuze ngo rero ikintu cya mbere ushobora gukora mu gihe umugore wawe agusuzugura ndetse cyane by'indengakamere pe, nta yindi ntwaro ikomeye wakoresha yonyine. Kontrola umujinya wawe, banza umuhunge. Niba uri mu rugo ari kubigukora, banza umuhunge wigendere. Hari abantu bagira amasantere cyangwa utembere gatoya bumuhunzi kugira ngo mudakomeza kwegerana. Nimukomeza kwegerana, wa mujinya uragukoresha ibintu bikomeye cyane. Banza ushake uburyo umuhunga. Niba wamuhungira ahantu hafi muri jaride ukiyicarira ugatuza, ukagira ituze. Niba wamuhungira, ubwo ndi kuvuga kuri ba bantu nanone, mbanje kuri ba bantu badasenga cyangwa se batinjira mu rusengero, badakunda kujya mu nsengero, ushobora kumuhungira ahantu ubona haguha umutekano, hituze. Ibyo birashoboka. Ariko nanone niba ukijijwe, waramenye Imana, nta handi wamuhungira. Uyu muti wo urakora ku muntu udakijijwe, ndetse urakora no ku muntu ukijijwe. Birakora mu buryo bubiri. Ukijijwe arabanza yibuke ko yakijijwe, atinya Imana yakiriye. Yego, utinya Imana wizeye, umenye neza ko ari umugore wawe. Ubwo ngiye abagabo, umenya neza ko uwo muntu ugusuzugura, menya neza ko ari umugore wawe. Ni umugore wawe kuko waramukunze. Erega waramukunze nubwo bihindutse, waramukunze nubwo agusuzuguye. Niyo mpamvu rero ukwiriye gukontrola umujinya kugira ngo utaramburira ukuboko umuntu mwashakanye, umuntu wakunze, umuntu ufumbata, umuntu wafumbataga. Nubwo ari kugusuzugura, ariko wibuke ko mufitanye igihango, wenda mwaranabyaranye cyangwa ntimurabyarana, ariko wibuke ko ahantu murara ni ahantu hamwe, mu cyumba kimwe, mu buriri bumwe, mu ishuka imwe. Uwo muntu arakomeye. Ibuka ko uwo muntu nubwo agusuzuguye, ibuka ko mu by'ukuri ni umunyacyubahiro imbere yawe. Ni umunyacyubahiro imbere yawe kuko azi byose ku buzima bwawe. Donc afite ubuzima bwawe. Niba afite ubuzima bwawe rero, niba umuramburiye ukuboko ukamukubita, azaba ari ikibazo. Noneho nk'uko mwabimbwiye, RIB irateramo, RIB iraza ikubaza ibyo ukoze, kuko biri no mu mategeko agenga igihugu cyacu. Ibyo ngibyo rero tinya, ahubwo ubitsindishe. Urabitsindisha iki? Urabitsindisha yo gukora neza no guca bugufi.
niyo mpamvu nta bagabo baca bugufi. Birumvikana abagabo ejo twari turi kuganira, murabyumva namwe icyo twaganiriye. Niba rero ugiye kurambura ukuboko wibuke ko RIB iraho hafi, ariko mbere y'uko RIB iza ese wakora iki nk'uko wabibajije? Mbere y'uko RIB iza banza ukontorore umujinya wawe. Umujinya wawe urakuzana mu bintu bibi. Ni uwo mujinya kubera kutawukontorora niwe ugiye gutuma ujya kuri RIB iza, inzego z'ubushinjacyaha ziza, z'ubutabera ziza, zikaza mu kibazo cyawe, kandi ari wewe wananiwe gukontorora umujinya wawe hagati yawe na mugenzi wawe. Ni ukuvuga ngo rero banza uce bugufi. Nubwo uri umugabo, abagabo ntibaca bugufi, sawa nyine. None se RIB niza nibwo uca bugufi? Buriya ikiba cyabizanye byose nuko haba habuzeho ubwubahane no gucirana bugufi. Nubwo agusuzuguye, weho ukora imirimo myiza. Abyumvise intwaro komeye, kora imirimo myiza. Niba gusuzuguye wimwitura agasuzuguro, siko bimeze. Weho ugaragaza imbuto nziza kuri we, garagaza imbuto nziza ku mugore wabone ko ntacyo binakubwiye, abone rwose wabiciye amazi. Komeza umwerere imbuto nziza, umucirire uce bugufi imbere ye, ahubwo umugaruze ahubwo neza. Niba ubona byacanye danje, banza umuhungeho gato, hanyuma kusenga musengere mu izina rya Yesu. Kuko nta muntu nabonye unanira Imana. Ntiwizera imbaraga z'Imana ku muntu wizera. Niba wizera imbaraga z'Imana, musengere uwo mugore wawe. Niba kuko ari kugusuzugura, uri kubura icyubahiro iwawe. Niba uri kubura icyubahiro iwawe, kandi nanone reka twumvikane mwa bagabo, niba uri kubura icyubahiro iwawe, banza utekereze kino kintu cya kabiri ugomba gutekereza. Kubera icyo uri kubura icyubahiro iwawe, kubera icyo ari kugusuzugura by'indengakamere. Ese ntiyaba, banza wigenzura ubwawe, ntiyaba ari ikibazo cyawe? Birashoboka ko umuntu agusuzugura nubwo atari gukora neza, ariko biturutse kuri wewe ubwawe. Biturutse kuri wewe ubwawe. Ari ntiwetse kunzetsa, hari umwe mu bampamagaye mu bino biganiro tunyuzaho, arambwira uti nawe rwose hari ukuntu mbyohereza mbisharinga kuri groupe tubanaho, akambwira ati ibi bintu uri kuba duteza kabisa. Ndagusuhuje papa, ndagusuhuje rwose, wowe wambwiye gutyo, ndi kuba guteza. Oya, ntago ndi kubateza rwose, ndi kugira ngo habonekeho kwigenzura buri wese, kandi ntago ndi kubashinja. Ejo abo twari turi kumwe bona nababwira ati mwabagabo mwe rero, niba tuzabakubita nuko gukubita bitakibaho. Uyu munsi wa none niyo ugiye kuri RIB ujyanye umujura, weho waramburira ukuboko umugore wawe umukubita, uyu munsi usigaye ufata n'umujura wamujyana wamukubise donc utakujyaho icyaha cyo kwihanira. Bihanirwa n'amategeko. Bihanirwa n'amategeko, kuko nta muntu ufite uburenganzira bwo kwihanira. Iyo ujyanye n'umujura rero kuri RIB buriya wihaniye, babanza bakakugenzaho icyaha cy'uko wihaniye. Ntabwo bashyigikira ubujura, ahubwo barabanza kureba nawe bakakurebaho. Niyo mpamvu rero wa mugabo we, ntabwo mu by'ukuri ntabwo turi gushinja, ahubwo turi kugira ngo bidufashe twese, bifashe umuryango. Rero niba uri kubona uri kwigenzura ugasanga kagasuzuguro ari kugusuzugura, ugasanga nawe niba ko wigenzuye ushobora gusanga harimo uruhare rwawe. Se nta ruhare rwawe ruriho? Nta ruhare rwawe wa mugabo we ruri gutuma uyu mudamu wawe ko wari waramukunze ndetse ukamukura iwabo, mugashimana, ukamuha icyifuzo cyawe akacyumva, mukaba mumaranye imyaka irenga 5, 10, 15, 18, 20 n'indi cyangwa munsi yayo. Uyu munsi wa none akaba ari bw'agasuzuguro kaje. Reba niba nta cyuho kirimo, reba niba ukiri umwugariro.
uracyashobora kugara urugo, uracyashoboye kugara. Bitekerezeho neza, ubwo nawe wigenzure neza aho agasuzuguro kava, aho agasuzuguro gashobora kuba gaturuka. Nuwisanga nta cyuho kirimo, niwisanga kabisa urugo rwawe rwugaye, ubasha kurwugara, akaba afite ako gasuzuguro, reka nkubwire, koresha iyi strategy. Niba utanakijijwe, hindukirira Imana. Niba utanakijijwe, hindukirira Imana hakiri kare kugira ngo urugo rwawe rumere neza. Hindukirira Imana, uyizere, wizere imbaraga z'Imana, wakire imbabazi z'Imana, wakire gukiranuka kw'Imana, wakire gukomera kw'Imana ku buzima bwawe. Ahandi uwo muntu ugusuzugura nakomeza kugusuzugura, nta kindi gihano uzajya umuha, uzajya umuteza Imana. Umuteze n'imico myiza yawe. Imico myiza yawe izagenda ituma ahindukirira iki? Ahindukirira Imana. Uwo ni umuti ukomeye kandi ntabwo ari umuti woroshye rero. Iyo mugiye kwa muganga, mugenda mu cyumba mujya kubanza kuganira n'umuganga, akabakora icyo bita consultation. Cyagora n'umukonsulta akabanza akakuganiriza. Iyi ni consultation kandi nta nubwo yishyura weho rwose, ndikwiguhera gusa kuba uyumvishe ubuntu ufite megabytes zawe kareba. Iyi ni consultation. Rero isuzume nawe, ikorere consultation, wanze wirebeho neza, wisuzume. Ahandi niba wagibwaho n'izi ngaruka z'uko umugore ari gusuzugura, bishobora kuturuka kuba ari weho ufite icyo kibazo cyo kutacyugara neza urugo, cyangwa se akaba ari uko nawe wangiye Imana, akaba ari uko nawe wasuzuguye Imana. Wasuzuguye Imana bituma izana iteza umuraba, kugira ngo uyubahe, kugira ngo uyumvire. Ibi ngibi rero bigenzure neza. Hanyuma nanone niba wisanze rwose ukishijwe, rwose ntacyo udakora, nanone nta wundi muti ukomeye, ni uko ugomba kwegera Imana mu buryo bwo gusenga. Niba ukishijwe, none rushaho kwegera Imana, muteza Imana, kuko nta muntu ujya unanira Imana. Nta muntu unanira Imana. Ushatse kunanira Imana nayizana ifite abasirikare benshi. Imana igira abasirikare badasanzwe, igira abasirikare baruta abasirikare bose bo mu isi. Ifite rero abasirikare bakomeye, ishobora kumuteza ahandi igakora ibikomeye. Kubera iki? Ikabamuteza kuko we yabonye ko yakunaniye, nayo ifite abasirikare bayo bamucisha bugufi kandi bikemera. Ubu ni umuti ukomeye rero. Bagabo mwambajije inkoni mwakubita abagore, mwakubita abagore ntibakomeze kubasuzugura. Mbabwiye ko mushobora kwifashisha inzira y'amasengesho no gusoma iri jambo ry'Imana. Hanyuma iri jambo ry'Imana muzarikura mu inama zikomeye zidasanzwe zituma mubasha guca bugufi. Kuko nawe byari byarakunaniye guca bugufi, kubera yuko ngo uri umugabo. Umugabo ngo ntago ajya aca bugufi, niko njya numva. Ariko ntekereza ko ari abagabo batamenye Imana. Abagabo batamenye Imana bo bashobora kudaca bugufi, ariko kubw'icyubahiro cy'Imana kiri kuri ba bagabo, nubwo baciye bugufi, guca bugufi kwabo bishobora gutuma abagore bahindukirira Imana. Ibyo ni ibanga rikomeye rero. Iryo banga numurikoresha, ibintu bizagenda neza cyane. Hanyuma rero kugira ngo wirinde amaboko y'abagenzacyaha baza kukureba, koresha izo nama nguhaye. Ahandi nubigerageza, reka nkubwire, nubigerageza bizagenda neza cyane nakasore. Hanyuma ikindi gikomeye cyane nasanze, nubwo ibi ngibi biri kuba, ibi mvuga biri kuba ku bagabo basezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko cyangwa imbere y'idini, mu idini bishobora kuba bibabaho nama. Ariko nanone reka ngaruke cyane ku bagabo batasezeranye, haba mu mategeko cyangwa mu itorero runaka cyangwa mu idini runaka. Aba ngabo batasezeranye mu buryo bwemewe n'amategeko, aba namwe mubigenzure neza. Bishobora kuba rimwe na rimwe mu mitima yanyu mujya mubyumva, bishobora kuba ari weho
ndetse warasengaga ariko ntugisenga. Ibi bintu bireba ubyitegereze. Warasengaga ariko ntugisenga, wabivuyemo, ndetse ntiwakiranukira amategeko y'igihugu, ntiwanakiranukira amategeko y'idini usengeramo. Byose burya ni ikibazo, bihora bigucira imanza. Ibi byose bishobora kuba nabyo bishobora kuba muri zimwe mu ngaruka, kuko mu by'ukuri mwarihuje ntimwubaha Imana, ntimwahaye agaciro Imana, ntimwahaye agaciro n'amategeko y'igihugu, kuko nta ubutware bwose bwashyizweho n'Imana. Ugandira rero umutware agomba gutinya. Agomba gutinya. Rero hari ingaruka ziza kw'abo bantu batumviye Imana cyangwa se batumvira Imana. Ibyo bintu nabyo mubirebeho. Icya kabiri, n'inzego bwite za leta iyo zije mu rugo iwanyu kubakiranura mu gihe mwagiranye amakimbirane, kuko biragaragara ko nta mabwiriza abagenga mufite mu bigendanye n'umubano wanyu. Ibi bintu mubitekereze cyane. Nta mategeko, nta mabwiriza abagenga mu bigendanye no gushakana kwanyu. Mwarihuje gusa ariko ntimwashyiraho umurongo mu buryo mugiye kubanamo. N'ikimenyimenyi iyo baje gukiranura icyo kibazo, niba ari inzego za leta zibahuza, zirabanza kubabwira ngo muri abasambanyi. Ibi ngibi barabibabwira. Guhuza abo bantu rero biragoye. Akenshi barababwira ngo buri wese nafata urwe yigendere. Nuko bababwira, kuko biragaragara ko nta kibahuza, cyangwa se nanone bakora n'ikintu kizakabwira ngo noneho munyure mu mategeko ya leta, mugende mu murenge, mugende mu murenge babasezeranye, mugende ku munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge abasezeranye. Ubwo nyine mugende kwa, sinzi ukuntu namwita, se namwita kwa pasiteri cyangwa kwa padiri, ntabwo ari kwa padiri iyo titre. Mwumva icyo bishatse kuvuga? Ni ukuvuga ngo mugende mu buryo bw'amategeko, musezerane kugira ngo mugire umurongo mugenderaho. Ariko niba mutarasezerana, burya hari ububasha udafite. Rero ntekereza ko ari ibyo ngibyo mwagakwiye kugenzura, kuko mu gihe mukiri mw'iyo nzira, ari ku ruhande rw'Imana muri mu mwijima, ari no ku ruhande rw'amategeko. Buryo bikiranutse ku ruhande rw'amategeko uba uri mu nzira nziza yo kugandukira Imana, kuko ubutware bwose, ubutware nyabwo, ubuyobozi bwite bwa leta buba bwarashyizweho n'Imana. Buba bwarashyizweho n'Imana, no mugomba kubwumvira mu gihe bubabwiriza ibyiza. Yego rero nta kindi mwakora gikomeye, n'ibyo ngibyo, n'iryo banga rikomeye mushobora gukoresha, kandi ndumva ari ibanga kuri bamwe rishobora kumva kandi ribagoye. Ubwo ngubwo niba ari kugoye nturikoreshe, niba ari kugoye iribanga nturikoreshe, kuko niwe ingaruka mbi zizaza. Ariko niba wumva ushaka amahoro, kurikiza iryo banga nkubwiye. Banza wemerera Imana mu mutima wawe, hanyuma nanone wirinde gukora imirimo ishobora gutuma uramburira ukuboko kwawe umudamu wawe, nubwo bigaragara ko ari kugusuzugura. Koresha izo strategy yo kuba wabanza mu gihe cy'umujinya, mu gihe cyangwa gasuzuguro ko kumuhungaho akanya gatoya, ukagenda ugaragaza gukora imirimo myiza yo gukiranuka, uca bugufi imbere ye, utegereje ko Imana yagira icyo ikora ku buzima bwawe. Ariko nanone mu gihe yanze kukumvira, burya hari umurongo Bibiliya ivuga, hari umurongo ngenderwaho Bibiliya ivuga, kuko ngiye mbikubwira ndi umuvuga butumwa. No kuvuga ngo niba mugenzi wawe buriya iyo nzira akunaniye, mwegere nyine, mugira inama, akomeza kumugira inama. Ariko ntabwo ari gupfa kuza kumugira inama gusa kenyege, oya, bisaba kuba ufite nawe imyitwarire mizima, ukomeza gukora ibyiza, numugira inama hari igihe azagenda agarura umutima. Ariko burya niba kunaniye se bigenda biti? Niba kunaniye wagerageje akakunanira, burya hari abantu bafite ubunararibonye kandi binyangamugayo, ushobora kwegera ukagisha inama y'uburyo ki wakwitwara.
mu gihe bibaye ngombwa, ariko ni mu gihe bibaye ngombwa, birumvikana biba byananiranye, muteze mugenzi wawe umwizerwa ushobora kubagira inama. Kandi burya no kugira ngo abantu bajye mu mategeko, mu buryo bw'amategeko, muri gutera hejuru, muri kugira ute, ari ikintu geretse kunsetsa ariko kinababaje. Hari abantu bari muri divorce iki gihe, ndetse rwose wabivugaga, wabimbwiraga, wampaga icyo kiganiro, ni umuntu w'umunyamategeko, ni umunoteri, ni umwavoka, ari kuvuga ati ese yavugishije abantu numva ngewe numva rwose mpari. Ni ukuvuga ngo yaravuze ati ese wa mudamu we ko ufite amamodoka nka 20, kagira amamodoka nka 100, ibibanza nka 100 ngahe, kandi nka urubanza rwanyu durimo, kugira ngo mugamije kugira ngo mukore divorce, mutatanye izo mbaraga. Ibi bintu ongera ubitekerezeho. Nubwo muri kumpa amafaranga ntago nishimye, nubwo muri kumpa amafaranga ngo mutandukane, mbaburanire mutandukane, bakurikirane ikintu cyazo mutandukane, ntabwo nishimye. Mwatekereje neza mukaganira, nkazabahuza tukaganira ikintu kiri gutuma mubigenza gutya, mukareba ko mwahindura. Numva uwo mwavoka ari mwifuhira ikomeye, ariko yari arimo neza, yabonaga n'ubundi imbaraga zigiye gutatana ari ikibazo. Namwe rero niba mwarahuye mwihuje, ndavuga mutarakurikije amategeko yaba ya leta cyangwa idini, birumvikana, namwe nimwongere mutekereze neza, noneho mugirana amasezerano. Niba mugikundana mugirana amasezerano, yego. Kandi nanone niba mwarasezeranye ariko uyu munsi bikaba biri kutari kugenda neza, niba agasuzuguro gatandukanye nkako kose tuvuze, namwe nimwongere mutekereze neza. Wa mudamu we nawe uri gusuzugura umugabo, ndaje nzagaruka ntanga inama ku badamu basuzugura abagabo, ndetse dukomeza guhana ibitekerezo, dukomeza guhana inama zitandukanye. Ndizera ko mwebwe mwese mwari mukurikiye kino kiganiro, ndizera ko ari cyo mukuyemo, kandi iyo nama ni inama ikomeye y'ingenzi ukwiriye kuba utakwihererana, ukanda subscribe kugira ngo isheni irusheho kugera kuri benshi. Kuko hari ikintu gikomeye utakanze subscribe kandi wumvise kino kiganiro, ariko ndabivuga batarayikanda, kuko abayikanzeho ndabasaba like yonyine irabihagije. Nushaka usharinge ntacyo bitwaye, commentaire rero yo birumvikana. Mu gihe wumva ari ngombwa rwose kora commentaire, ntacyo bitwaye. Imana iraguha umugisha kugira ngo dukomeze kubaka umuryango nyarwanda ndetse n'umuryango wose mu isi hose. Imana rero iguhereza umugisha. Niba wakiriye ubutumwa, nyemerera dusoza iki kiganiro. Uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo gupfukamirwa, urashoboye ganza kandi utegeke. Mwami, ku miryango itandukanye hari abadamu bari kugaragaza imyitwarire mibi, ndabasengeye kugira ngo ubahe imyitwarire myiza, ubahe kukumvira. Sengeye abagabo nabo bari kugubwaho n'ikibazo gikomeye cyo guhura n'izo ntambara n'ibibazo bitandukanye by'ingo, ku badamu babo bari kwitwara gutyo, nabo borohereze mu mitima yabo, babashe kubona imbaraga zo kwihanganira ibiri kubagerageza. Kandi turasenze kubw'umuryango muri rusange kugira ngo ukomeze kubungabunga Mana, kuko hari icyorezo gikomeye cyateye kiri gutuma ingo zisenyuka kandi zari zaratangiye, ndetse n'izagiranye amasezerano zikugenda zisenyuka, zabwagaho n'igitero cya Sekibi. Niyo mpamvu ducyashye buri imbaraga zose mu izina rya Yesu. Urakoze Mwana, ngaho dushoboze twese, utugirire neza. Amahoro yawe akomeze kuba mu ngo, akomeze kuba mu miryango ndetse no mu isi yose, mu izina rya Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen.